Ubuzima bwa muntu kuri iyi si bisa naho hari umuntu wicaye ugena uko bugomba kugenda, ugena inzira umuntu agomba gucamo kuva avutse kugeza ashaje, kandi ugena ibyo umuntu agomba gukora ndetse n'ibyo atagomba gukora. Aremera muntu amategeko menshi agamije kumubuza kwimenya no gusubiza hasi ubushobozi bwe. Ibi abagize amahirwe babibona bashaje batagifite ubushobozi bwo kugira icyo bakora. Urugero, hafi ya twese twakuze twigishwa ko nta muntu ushobora gukira ari munsi y'imyaka 20. Dukura tubwirwa ko akazi kacu ari ukwiga ibyo mwarimu aguhaye, ukarangiza amashuri, ugashaka akazi, ukabona amafaranga, maze ukabona kubaho neza. Kenshi uzasanga nta hantu na hamwe mu masomo umuntu ahabwa akiri muto bamwigisha uko yashaka amafaranga, uko yayashora n'ubundi bumenyi nk'ubwo. Ese ibi ninde wabishyizeho? Uyu munsi Soma TopBOOKS igiye kubasangiza ubuzima bw'umugabo w'umushoramari witwa Warren Buffett. Uyu mugabo yatangiye gushaka amafaranga akiri umwana muto ku myaka 11. Ubu ni umwe mu bakire ba mbere kuri iyi si. Uyu mugabo hari byinshi wamwigiraho byahindura ubuzima bwawe. Mu gusoza iyi video turababwira amwe mu mahame ndetse n'amagambo y'ubuhanga uyu mugabo yavuze yagufasha kugera ku byo wifuza. Wakoze gukurikira Soma TopBOOKS, tubafasha gutera imbere gahoro gahoro kandi buhoro buhoro. Tubasangiza ubumenyi n'amahame aba ari mu bitabo biri top byabafasha guhinduka no guhindura ubuzima bwanyu. Kora subscribe na like kandi ntiwibagirwe gusangiza abandi iyi video. Warren Buffett cyangwa Warren Edward Buffett ni umugabo w'umunyamerika wavukiye Omaha muri leta ya Nebraska ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1930. Papa we yitwaga Howard, akaba yari agent ufasha abantu kugura no kugurisha ibintu bitandukanye, umuntu uzwi nka stock broker mu Cyongereza. Mama we yitwaga Leila Buffett. Warren Buffett yakuze ari umwana utangaje kuko yatangiye kugaragaza ubushobozi bwo gushaka amafaranga ku myaka mike cyane. Abantu benshi bavugaga ko ari umwana udasanzwe cyane ko yashoboraga guteranya imibare myinshi mu mutwe adakoresheje mubazi cyangwa calculatrice. Ku myaka 11 yakoze ubushoramari bwe bwa mbere. Aha yaguze imigabane 3 muri sosiyete ya City Service Preferred. Umugabane umwe awugura amadolari 38. Nyuma imigabane y'iyi sosiyete yaje gutakaza agaciro igera ku madolari 27. Warren Buffett yarategereje, nyuma y'igihe irongera irazamuka igeze ku madolari 40 ahita yigurisha. Warren Buffett avuga ko aha yakoze ikosa kuko bidatinze imigabane y'iyi sosiyete yahise izamuka igera ku madolari 200 ivuye kuri 40. Avuga ko muri business kwihangana ari indangagaciro y'ingenzi. Warren Buffett yatangiye kwiga kaminuza afite imyaka 16. Yabanje kwiga ibijyanye na business muri kaminuza ya Pennsylvania. Amazemo imyaka 2 ahindura ishuri ajya muri kaminuza ya Nebraska. Buffett yasoje kaminuza afite imyaka 20. Iki gihe yari afite amadolari 10,000 yakuye muri business yagiye akora. Nyuma Warren Buffett yaje gukomeza kwiga ibijyanye no gucunga umutungo cyangwa economics muri kaminuza ya Columbia. Mu 1951 akaba yarakuye muri iyi kaminuza impamyabushobozi ya Masters. Kuri iyi kaminuza yahahuriye n'umwarimu yigiyeho byinshi witwaga Benjamin Graham, wari inzobere cyane muri economics cyangwa icungamutungo. Twababwiye ko Warren Buffett yatangiye gushaka ndetse no kwinjiza amafaranga akiri umwana muto. Aha papa we yatangazwaga cyane n'ubushobozi ndetse n'amafaranga yinjizaga ku myaka ye mike.
ku myaka 13 yatangiye gukorera amafaranga ayakuye mu gucuruza ibinyamakuru. Nyuma kuri iyi myaka yaguze imashini z'imikino bita pinball machine, azishyira mu masaro yo kogosha kugira ngo mu gihe abakiriya bategereje kwiyogoshesha babone ibyo baba bahugiyeho. Izi mashini nyuma yaje kuzigurisha maze nazo ziramwungukira cyane. Warren Buffett mu mwaka w'1956 yashinze ikigo cyitwa BUFFETT Partnership Limited, agishingira mu mujyi yaratuyemo wa Omaha. Aha akoresheje amasomo yakuye kuri mwarimu we Graham, yashoraga imari muri kampani abantu bafata nk'iziciriritse ubundi agakuramo akayabo. Nyuma ahagana mu 1960 yaguze imigabane muri kampani ikora imyenda ya Berkshire Hathaway. Iyi bikaba byaraje kurangira ayigaruriye mu mwaka w'1965 nyuma yo kugura imigabane yayo hafi ya yose. Warren Buffett yakomeje gushora imari mu yandi masosiyete akomeye cyane, ndetse amwe namwe agenda yabera umuyobozi bitewe n'ubwinshi bw'imigabane sosiyete ya Berkshire Hathaway yabaga iyafitemo. Nk'urugero yashoye akayabo mu masosiyete nka Coca-Cola, Banki ya Amerika, Graham Holdings Company n'andi masosiyete menshi cyane. Igitangaje nuko uyu mugabo mu mwaka w'2006 yatangaje ko 80% by'umutungo we azawutanga mu gufasha abababaye. Iki gikorwa kikaba gifatwa nk'imfashanyo nyinshi yabayeho mu mateka ya Amerika. Ibi bikazakorwa binyuze mu muryango ufasha abantu wa Bill Gates. Kuva mu 2006 kugeza mu 2017 Warren Buffett yari amaze gutanga imfashanyo igera kuri miliyaridi z'amadolari 28. Ni amafaranga menshi cyane. Mu 1952 Warren Buffett yashakanye n'umugore we wa mbere witwaga Susan Thompson. Uyu bakaba baraje gutandukana mu 1970 babyaranye abana batatu harimo Susan, Howard na Peter. Mu mwaka wa 2006 Warren Buffett afite imyaka 76 yaje gushaka undi mugore witwa Astrid Minks, nyuma gato umugore we wa mbere amaze kwitaba Imana. Mu mwaka wa 2012 abaganga basanze Warren Buffett arwaye kanseri ya prostate. Kubw'amahirwe ariko baramuvura arakira. Ibi bikaba ntacyo byahungabanyije cyane ku mikorere ndetse n'umutungo w'uyu mugabo. Nkuko twabasezeranyije, reka tubabwire amwe mu masomo Warren Buffett atanga yagufasha gushora imari cyangwa kwinvestinga. Isomo rya mbere, Warren Buffett avuga ko ugomba kugira ubwenge. Itegeko rya mbere ni ukudatakaza amafaranga. Itegeko rya kabiri ni ukutibagirwa itegeko rya mbere. Nivuga ngo ni ukutibagirwa itegeko maze kukubwira ari ryo kudatakaza amafaranga. Iteka ugomba guhora ureba niba utari gutakaza amafaranga yawe, ukareba niba uri mu bintu biguhombya ukabivamo hakiri kare. Isomo rya kabiri Warren Buffett atanga rigira riti ugomba kumenya gutandukanya ikiguzi n'agaciro k'ikintu. Ikiguzi nicyo wishyuye ngo ubone icyo kintu, agaciro nicyo ubonye muri icyo kintu. Ugomba gukora uko ushoboye ntiwishyure iby'umurengera. Isomo rya gatatu uyu mugabo atanga aragira ati ugomba gushora imari muri kampani wizeye. Ntugomba gushora amafaranga yawe cyangwa ngo ugure imigabane mu masosiyete afite reputation cyangwa agahigo kabi ko guhomba. Warren Buffett arongera agatanga inama avuga ko umuntu atagomba guta umwanya we atekereza uko ejo hazaba hameze, ahubwo ko agomba gukoresha igihe cye ahitegura. Avuga ko kumara igihe cyawe utekereza ko imvura izagwa ntacyo bimaze. Igifite agaciro ni ukubaka inkuge, kuko umwuzure ushobora kuza isaha iyo ari yo yose. Warren Buffett ni urugero rwiza ku babyeyi bashaka gutoza abana babo kwigira bakiri bato. Ni n'urugero rwiza kandi ku bantu bumva ko barengeje imyaka yo kugira icyo bakora, kuko 80% by'ubutunzi bwe yabubonye ari hejuru y'imyaka 50. Urumva ko buri wese hari icyo yamwigiraho. Wakoze gukurikira Soma TopBOOKS. Dutera inkunga ukurikiza amasomo ari muri izi video tubasangiza wumva yagufasha, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe, like na share.
Niba hari igitabo cyangwa ubuzima bw'umuntu wifuza ko twazabasangiza, andika muri commentaire. Turahari ku bwanyu kandi turabakunda.